nibo bakongomani bonyine Congo n'abakasaye bango baza bakongole te abakongo n'abakasayi bo ntabwo ari abakongomani bakodirije te ntabwo bo bazigira bayobora kino gihugu po banda kasavubu akufa tomoni mukongo mususu ali kuva Kasavumbu yapfa ntiturongera kubona undi mukongo ni ubwoko bw'abakongo ntiturabona undi mukongo uyobora iki gihugu Lumumba akufa tomona kasaye mususu alikate kaka we kasaye kuva Lumumba yapfa ntiturabona undi mukasaye uyobora iki gihugu leki sikoyo bino bato ya Swahili na zoto na bino abantu b'abaswahili abantu bo muri Kivu nabo muri Katanga muvuga igiswahili ndimo ndababaza zali bakongole ya solo muri abakongomani b'ukuri ngana yebi histoire moko ya mboka we nazovanda kuko ngiyewe nzi amateka y'iki gihugu nicayemo ndenge mindere basala baswahili uburyo abazungu bakoze aba bantu bavuga igiswahili cyangwa abaswahili mbibutse ko aba bantu bo kwa Kisekedi bo ntago banareba ntabwo bafite ikibazo cy'abatutsi gusa abantu bose baba muri Kivu bavuga igiswahili bose babafata kimwe ndenge mindere basala baswahili ngewe nzi uburyo abazungu bakoze aba bantu bavuga igiswahili il faut Congo tokunda na baswahili na Rwanda ensemble twebwe uyu ni nyina wagize gati twebwe icya mbere tugomba gukora nuko tugomba kurwanya abavuga igiswahili cyangwa abaswahili tukabafatanya n'u Rwanda soki ko bombarde Kivu mususu Kivu wana nyonso ko bombarde na batu na biloko President Felix sala yango niba ngombwa ko hari icyakorwa turasaba Kisekedi bombarda Kivu yose n'u Rwanda ubibombarde hamwe ubisenyere rimwe reka nsubize inyuma ngatangire rimwe nari ngaciyemo ndemba yabyumva hori vuga ngo mana ngo senye isuzuba kindi umva no we ata tokunda na baswahili na Rwanda ensemble turwanya abaswahili n'abanyarwanda muri rusange soki ko bombarde Kivu mususu Kivu wana nyonso ko bombarde na batu na biloko President Felix sala yango nzambe pe asala niba ari ugutwika no gusenya Kivu muri rusange Felix Salango Felix mwana wanje yisenyane n'ibintu n'abantu byose twika Imana izubaka ibindi cyangwa Imana izarema abandi kuko n'Imana yarabikoze nzambe oyo yo pesa mabere wana asala Imana yagwaye kino gihugu yarabikoze na Gomora oyo muri Sodomo na Gomora Imana yarabatwitse nawe batwike mwana wanje ezalaki na makambo lokola ya Congo eza makambo ya ese yawe eza ya Sodoma na Gomora ya imagination oyo bolobaka na français te ibi ngibi ntabwo ari imagination muri Sodomo na Gomora Imana yarabatwitse Gisegeti nawe twika Kivu n'u Rwanda ari makambo ya sole salama na Egypte na bamboka mususu ibya Sodomo byabayeho n'ukuri ntabwo ari ibitekerezo ko mu bitekereza byabayeho nawe bikoreye ba Etats-Unis wana bozoloba izo za Amerika muvuga mesi bazaliko bariho tonga makambo mususu ko bazo vivre na minere na makambo batonga makanisi mususu yakoke barabisenye birasenyuka ariko abandi baravutse Imana irema ibindi babaho bariho barimo gukora ibihugu byabo neza nawe basenya azavuka abandi n'ibindi bintu ese bango babima zamba yebisa yana zana ndeko na ngai yo pe ata bango nyonso wana bazama be batu ozosala na bango kwena mupangi na shawumwa oza ngisi ndi kubyumva hari bari mu gushiramo ikirumba moko te akoki kosala makambo akokama David asala azalaki ye moko ati Gisegeti mwana wanjye nta muntu n'umwe muri leta ufite ukwizereramo cyangwa babiri ushobora gukoresha ko Dawidi yakoze ibitangaza ari umuntu umwe wowe nta bantu nka babiri cyangwa batatu ufite wakoresha aho ngaho muri leta soke zana uyozana moko atandi bane niba ufite umwe cyangwa babiri
pesa bango ordre bahereze oda cyangwa bahereze autorisation y'uburenganzira bamususu wana kota na bango na barenyo ufata abandi bayobozi b'igihugu bose ubatware mu nama ubahamagaze mu nama mibale wana bariya babiri wamaze gutegura bakwizereramo nawe wizera pesa bango babombarde Kivu na Rwanda mbala moko bohereze ubwo babwire we bohereze bahite bagenda bajye kubombarda u Rwanda na Kivu byose hamwe babisibe ku ikarita y'isi mindere baya kusirisa biso hanyuma abazungu natwe ntibashake baze batumare gasimate ntabwo konde tuzasubira gosiete inyuma nta byindi ko nama bantu ya Kivu bazabanje kona biso te kuko ntabwo abantu bo muri Kivu twe dufitanye isano nabo bantu ya Katanga bazabanje kona biso te abantu bo muri Katanga ntabwo dufitanye isano nabo ntabwo ari abakongomani nkatwe mawa ya nini agahinda kiki gasaye to kukoma kufa kaka boy bazosirisa biso parce que bayibi biso nde bantu ya mboka wana abakasai tuzakomeza gupfa kugeza ryari erega impamvu batwica nuko bazi ko ari twebwe ba nyiri iki gihugu histoire ezo yebisa bango biso nde bantu ya mboka wana histoire babwira cyangwa amateka babwira ko ari twebwe ba nyiri iki gihugu sala oyo na yebise yo kora ibyo nkubwiye nka nyoko ozangi ata mutu moko oyo andimene yote ubu ngubu nta muntu ufite muri guverinoma ukwizereramo waha briefing akagenda akahita abikora wowe akagenda agahita abombarda taye ordre abombarde nyonso eke bahereza uburenganzira cyangwa umuhe ordre agenda hatwike Kivu n'u Rwanda nzamba ko yakosana makambo mususu nabawe bakoya Imana izubaka ibindi bintu izane n'abandi bantu bashya hatwike mwana wanjye wana nde bana lobi ayo niyo magambo nkubwiye nka nyoko eza epele tolembi na bantu ya baswahili tolembi na bango kobanda bakombo na bango karaktere na bango makambo na bango nyonso tolembi na bango siniza nyonso ndapfuye abantu bavuga igiswahili turabarambiwe iby'amazina yabo ibyo bakora turabarambiwe bamareho bakasaye bawe ntubagirire impuhwe mwana wanjye Kivu bolongwa bobanda kolongwa abakasayi bari muri Kivu mwese nimuveyo ntagire usigarayo mbere yuko bahasenya bazana Lubumbashi bozonge pana biso probleme zanite abantu muri za Lubumbashi bakasayi nimuveyo mbere yuko umwana wanjye ahasenya nta kibazo kiri iwacu nimugaruke iwacu Felix bombarde Katanga na Kivu nyonso Felix Tshisekedi bombarda Katanga na Kivu byose ni mu gihe